kuko Imana yacu izi ko hari ibidukwiriye, buri wese imuvunjire imugenere icyo abona akwiriye. Kandi Imana yacu ntiduhera duha neza. Buriya rero hari igihe dusaba tugasaba nabi. Wasaba Imana yabona ko kitagukwiriye ntikigushye, tekereza ko Imana iguhemukiye, ariko nyamara iyakuremye, iyagutije umwuka uhumeka, neza ibigukwiriye. Reka uyu mwanya rero uwa agaciro mu maso y'Imana kuri twe, kuko aya nandi mahirwe. Iki gihe turimo hari benshi badafite amahirwe nk'aya dufite. Mushobora kutabyumva, ariko hari abo bidashobora gukundira ko niyo bakora urugendo rw'umunsi wose batabasha kugera aho bateranira. Ariko cyaba ikibazo uramutse warabonye amahirwe nk'aya, ugatekereza ko imbere hari andi. Ntabwo dukwiye kuba nka ba bandi bavuga ngo ibyiza biri imbere. Oya, twebwe turebera mu isura ya gihanuzi. Ashimwe, turebera mu isura ya gihanuzi, kuko iyo turebye izahabu tukabona agaciro kayo, no tukareba ibumba naryo tukabona agaciro karyo, tekereza ko uramutse utekereza neza urimo mwuka w'Imana, ntabwo wavuga yuko imbere ari heza. Oya rwose, iyo ni imvugo y'abakunzi isi, ni imvugo yabona isi ukundi, ariko twebwe turabona isi nkigeze ku musozo. Dusabe mwuka w'Imana rero ngo arusheho kudusobanurira ibidasobanutse. Ntabwo nongera kubibwira gusa intasho za bene data dusangiye umurimo bari hirya no hino, ndetse n'umuryango, nizo kubabwira ngo mukomereye mu mwami, kandi umwami wacu ari bugufi. Uyu mwanya tugiye kwigana amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo nawe uramutse unyuzwe n'icyo yagukoreye wamukunda. Nawe uramutse unyuzwe n'icyo yagukoreye wamukunda. Yesu umwami wacu, Yesu umwami wacu, igihe yari kumwe n'itsinda ry'abigishwa be, ndetse n'abandi yarirwanye nabo ababwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, Yesu wananirwaga kuko yari yambaye akamero k'umuntu, Yesu wasonzaga nkatwe, Yesu nawe wageraga igihe akaruhuka kugira ngo yongere agire gutekereza neza, kuko yari yambaye ubumuntu. Aho tuza guhurira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, muri iki gice cya 5, aho tuza gusoma kugira ngo tubashe kumva neza. Mwene data uri muri aya materaniro, ndagira ngo nkumenyeshe yuko ikintu cyose cyahawe iherezo ryacu. Birashoboka ko aya materaniro waba urimo ashobora kuba ariyo materaniro ya nyuma, ushobora kutabyumva neza, ariko kuko isi iri mu bihe bigoye kandi bukaba buca bwacanya ayandi, birashoboka ko aya yaba ariyo mahirwe ufite uyu mwanya. Saba mwuka w'Imana rero ngo agufashe kumva neza, kugira ngo wumve icyo usabwa mu gihe gisa n'iki ngiki. Mu minsi yashize hari mwene data umwe, ubwo hari ku munsi w'isabato, abana b'Imana bavuye guterana, bavuye gusenga, baza guhura nawe. Bahura nawe icyo cyamurenze. Mu yandi magambo, yaravuye mu kazi kandi yarafite inshingano mu itorero. Ndavuga itorero ryasigaye. Igihe bamubazaga batese bimeze bite, byagenze bite, igisubizo yatanze ni iki kivuga ngo burya iwacu ntabwo bari badufungurira. Iwacu ntabwo bari badufungurira. Bivuze ngo niba bafungurira nibwo azasubira gusenga. Yesu igihe yabonaga ibihe biheruka ari kumwe n'abigishwa be, yarababwiye ngo nuko namwe mube maso. Yesu ashimwe. Nuko namwe mugire gute? Nuko namwe mube maso, kuko mutazi umunsi n'igihe umwana w'umuntu azaziraho.
niba mufite ubwenge rero bureba, niba mufite ubwenge butekereza neza, turi mu gihe kidasanzwe, natwe dukwiye kuba badasanzwe. Niyo mpamvu dukwiye kurwanisha amavi buri munsi, igitondo n'ikigoroba, kuko Daniyeli yabigenzaga ari Babuloni. Amadirisha y'inzu yabagamo ngo yahoraga afunguye yerekeje Yerusalemu, bisobanuye ngo Daniyeli nubwo yari Babuloni ariko yahoraga asenga Imana yo mu ijuru, kandi Imana yo mu ijuru yahagarikiye umugaragu wayo, ihabwa icyubahiro Babuloni. Ahuri baba baraguhaye amahirwe yo gusengera aho wasengeraga, ayo mahirwe waba utayafite ukwiye guhora ku mavi kugira ngo ubashe gutsinda urugamba turimo, kandi urugamba rukomeye cyane ruzatsinda abakoresha amavi bonyine gusa. Umwami wacu rero muri iki gice cya 5 yari yiriwe mu murimo, reka dusome, uraza kuhasanga igitekerezo kitubwira ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni, yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Yabaga mu mva, ntawari ukibona icyo ashobora kumubohesha, naho waba umunyururu, kuko benshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru ndetse n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura ndetse n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Mu yandi magambo, uyu muntu yari ari mu kaga gakomeye cyane. Ndasomye ngo uyu muntu yiberaga mu mva. Mbese utekereza ko mu mva umuntu wese akwiriye kuhaba? Mu mva ntabwo ari ahantu ho kuba, ariko kuko yaratewe n'abadayimoni benshi, uyu muntu yari yarakuwe mu bantu, kandi uyu muntu yabaga ahantu ha wenyine. Kandi nukomeza gusoma ngo yahoraga yikebesha umubiri w'amabuye, umubiri wahoraga ujejeta amaraso, yahoraga akanuye amaso. Imyambaro yambaraga nawe uyitekereze, kuko ntiyafuraga, ntabwo yakarabaga. Umusatsi wari warabaye umusatsi udakwiye kuba umuntu muzima. Inzara birumvikana. Mu yandi magambo yari ariho mu buzima buri. Ndagira ngo utekereze iby'uyu muntu. Yesu rero ubwo yari yombotse avuye mu mazi ari kumwe n'abigishwa be, uyu muntu tubona kandi urenze umwe, Yesu yombokera aho yaraye. Cyazanye Yesu ni ugushaka no gukiza icyazimiye, Imana yacyagwa icyubahiro. Ndetse n'uwo yari umuhungu wa Aburahamu, kandi nawe yari akeneye kubohorwa ingoyi z'abadayimoni kugira ngo nawe abashe gutekana nk'abandi. Ndagira ngo ubyumve neza, ntawe byanezeza gucika mu muryango, ntawe byanezeza kuba ahantu atazi amakuru y'umuryango. Umuryango w'uyu muntu cyangwa se imiryango y'aba bantu yari yaratandukanye nabo. Mu yandi magambo ntabwo bari banezerewe. Yesu mwizerere igihe yomokaga, uyu muntu cyangwa se aba bagabo babona Yesu. Bigishwa ba Yesu igihe basubiraga inyuma, Yesu we asanganira aba bantu. Mbese Yesu ni mwiza? Nabonye inshuti igize gute? Yankunze ntaragira gute? Mbega inshuti nziza yitwa Yesu. Yesu ntabwo ahunga umunyacyaha. Yesu ntabwo ahunga urimo dayimoni, kuko abadayimoni nabo bahindira umushitsi imbere ya Yesu, kuko bazi ko Yesu ari umwami. Ni umwami kuko urugamba rwabereye mu ijuru Yesu yarabatsinze, kuko niwe wari uyoboye uru rugamba. Baramuzi rero, ntabwo bahangana nawe. Niyo mpamvu umwana w'Imana uri muri Yesu aba ari mu bwihisho, ntacyamuhangara. Uko ni ukuri. Igihe rero Yesu yakomezaga gusanganira uyu muntu, dayimoni yari murimo cyangwa abadayimoni bari bamurimo bavugiye muri uyu muntu, Yesu umwana w'Imana duhuriye he? Bari bazi ko Yesu ari umwana w'Imana. Uje kutwica igihe kitaragera, ntutwice urupfu rw'agashinyaguro. Igihe cyo kurimbura inkozi z'ibibi, igihe cyo kurimbuka kwa Satani n'abadayimoni be ntabwo kiragera. Icyakora kizagera. Icyaha
niwagiteje bikurweho abana b'Imana bari mu munezero. Niyo mpamvu Yesu iki gikorwa ntabwo ari cyo cyari kimuraje ishinga, ahubwo cyari kimuraje ishinga, icyari kimuhangayikishije ni umwana wa Aburahamu, ni umuhungu we wari urimo abadayimoni, kugira ngo abamukuremo nawe abashe gutekana nk'abandi. Mwene data mushiki wanje, iyo watakaje Yesu mu bugingo bwawe ubaho imibereho mibi, urahangayika, urandavura, utagaciro. Ariko uri muri Yesu ubu uri icyaremwigisha. Niyo mpamvu Yesu igihe yari amaze kwirukana abadayimoni bari bari muri uyu muntu, ndagira ngo twumve neza iby'aba bagabo muri iki gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Rengera Ubuzima ni umugabane wa mbere kuri paji ya 41, paji ya 41 ndaza kuhasoma aho usanga igice cya 6 kitubwira ngo gukorana na Kristo ni umunezero ukomeye mu mibereho ya muntu. Mu mibereho y'umuntu gukorana na Kristo ni umunezero ukomeye. Ariko amagambo ngendereye na amagambo ari kuri paji ya 42 ariko tubwira ngo umurimo ukomeye w'abahamya babiri batigishijwe. Nuramuka udafite iki gitabo uzasoma no mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose, aya magambo arahari ku ipaji ya 220 na 27 gukomeza uzasanga iki gitekerezo. Igihe rero aba bagabo bari bamaze gukurwamo abadayimoni, nabo bongeye gusubirana ubuzima, bongeye gutekereza neza, bongeye kureba neza batayikaniye amaso. Iyo umuntu adakiri muri Yesu aba ahakaniye amaso, isura irahinduka. Kandi rakihinduka ni mu gihe kuko ububata barimo n'ububata bumugoye. Ariko kuko Yesu yari amaze kubahohora ingoyi, mbega umunezero watashe mu mibereho yabo, mbega umunezero wagaragaye mu maso yabo, mbega abantu babatinyaga uburyo babatinyutse. Iyo winjiye mu ngoma ya Satani, wayobotse Satani n'abadayimoni be, abantu baragutinya, yewe n'abana bawe baragutinya, n'umugore akagutinya. Yego, teka vuba mama, teka vuba, cya data kitari cyaza. Ariko muri kubyumvara, umugabo wabyaye bana bari kubwira nyina ngo nateke vuba atari yagira gute. Umugore ate bana mugire vuba, cyaswa kitari cyagira gute. Mbega umugabo wavuye mu ruhande rwa Yesu ngo abantu bamuhunge, mbega ngo bamutinye kandi bamwubahaga. Umurimo bahawe gukora wari uwo kuja muri Dekapoli, ndavuga babandi bakijwe abadayimoni. Kuko igihe bari bamaze gukira, hari isomo twabonye twasomewe na mushiki wacu. Igihe bari bamaze gukurwamo abadayimoni, babwiye Yesu ngo noneho kubera yuko dukijije dushaka gukurikira tukajana. Yesu ashimwe. Mbega abagabo bafashe umwanzuro, ntabwo batekereje kuja guhinga, ntibatekereje kuja korora, ntibatekereje kuja gucuruza, ahubwo baravuze ngo Yesu mwiza dukijije, natwe guhera uyu mwanya tugiye kujana nawe. Yesu ati oya, ahubwo nimugende mu mudugudu w'iwanyu mwiyereka abantu, abagore babo, abana babo, abaturanyi babo. Bari bazi uburyo abagabo bahindanye, bari bazi uburyo abagabo bataye agaciro, aho imibiri yabo yahoraga ijejeta amaraso. Iyi nzira yari yarasibwe batabasha kuyegera, usibye Yesu we wenyine niwe agomba kuyisibura, agatuma abantu bongera kuyinyuramo. Inzira zananiranye imbere y'abana b'abantu, imbere ya Yesu zirashoboka. Iyi nzira Yesu yongera kuyisibura. Aba bagore n'aba bana bari bakeneye kubona uwakuwemo abadayimoni, bari bakeneye kubona uwari warabaswe yongera kugaruka mu muryango. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimugende mu mudugudu w'iwanyu mwiyereka abaturanyi, mwiyereka abagore banyu. Mugore urahandagira ngo wumve neza, umugore wabonye uyu mugabo, abana babonye abagabo, abavandimwe. Igihe bageraga
Dekapoli ariho bakomokaga. Utekereza ko icyo bakoze ari igiki? Umurongo wa 20 wadusomeye ngo aragenda. Yesu ashimwe. Agira gutera? Aragenda atangira kwamamaza. Kugira gutera? Kwamamaza ibyo Yesu yagize gute? Ibyo Yesu yamukoreye byose. Mbega Yesu mwiza. Maze abantu bamubonye, abantu bamwumvise ngo abantu baratangara. Imana yacyagwa icyubahiro. Bati uyu ni wa muntu wari urimo abadayimoni, uyu ni wa muntu wari warabaswe n'ingoyi z'umwanzi. Mbega umunezero mu muryango. Iyo umunyabyaha yihanye mu ijuru baranezerwa. Umuryango uranezerwa. Iyo umugabo yihanye umugore aranezerwa. Umugore yihanye umugabo aranezerwa. Yana bihanye ababyeyi baranezerwa. Abagore benshi bahora barira ijoro n'amanywa kubera abagabo babo babariza, bakarara bakanuye amaso, n'utwo bariye ntitubagere ku nzoka. Kandi atanabigizemo uruhare mu kubihaha. Umugore akarara ahangayitse bugaca ahangayitse, ariko akihangana agakenyera akaza mu nzu y'Imana. Hari abagabo bahora ku rutoto kuvuga abagore bameze nk'abayezebeli. Abagabo badasinzira, ariko mwe nta murimo. Kubona mwebwe nta kibazo rwose, murakeye, mufite abagore beza. Imana ibahe umugisha. Abatari bahinduka Yesu abatere guhinduka. Mwuka w'Imana bihanishe. Ye wa mugore we uhora uriza umugabo uri munsi, reka nkubwire nta bugingo buhoraho uzabona n'utihana. Nawe wa mugabo nukomeze nk'intare mu rugo. Hari abagabo bana bataje begera hamwe ati cyoshoshoshe, umwana akaba atazi kwegera umugabo kandi ngo nisi yaramubyaye. Yewe aba bagabo ngiye bari bageze Dekapoli. Niko iki gitabo kitubwiye, mwumva icyo bavukoze. Umurimo bahawe gukora wari uwo kuja muri bene wabo babapagani ngo babwire ibya Yesu. Kumara iminsi bataba mu bantu byatumye bagaragara ko badashoboye uwo murimo, ariko Yesu aberetse icyo bakora, baba biteguye kumwumvira rwose. Imana yacyabwa icyubahiro. Ntabwo babwiye ibya Yesu abo mu ngo zabo n'abaturanyi babo gusa, ahubwo bahetuye Dekapoli yose, bamamaza imbaraga ya Yesu ikiza no gusobanura uko Yesu yabirukanye mu badayimoni. Ngiki cyabaraje inshinga. Mushiki wacu uri muri amateraniro mwene data, mbese wowe Yesu yagukuye he? Yesu yagukijije iyihe ngoyi? Mbese wari umeze ute? Mbese wari mu kahe kaga? Ndagira ngo iri somo ryo muri Zaburi dushaka uburyo twarisoma. Mbanje gusoma aya magambo kuri paji ya 43 turi muri cya gitabo. Ubutumwa bwiza bugomba gutangwa kugira ngo bube imbaraga ihoraho ya guhindura imibereho y'umuntu. Abantu benshi barahindutse kubera abagabo. Kubw'ubuntu bw'Imana abagabo n'abagore babasha kugira imico nk'iya Kristo kugira ngo babone uko bishimira kurindirwa mu rukundo rwe. Imana inezezwa no kubona abakira agakiza bose baba basa n'abana bayo koko. Iyo abanyabicumuro bihanye bakisubiraho bakagira gute bavandimwe? Bakisubiraho, Imana ibaha mwuka wayo. Imana yacyabwa icyubahiro, maze ikabona kubohereza mu rugerero rw'abadakiranuka kugira ngo bababwire iby'imbabazi zayo. Abantu bacupiye kandi bagahinduka ibikoresho bya Satani nk'aba bagabo tumaze kubona, barahinduka maze bakoherezwa kuvuga ibintu bikomeye Imana yabakoreye. Mbese wowe Imana yagukoreye iki? Nawe uramutse unyuzwe n'icyo Imana yagukoreye wagira gute? Wayikunda. Uramutse unyuzwe n'icyo Yesu yagukoreye wamukunda muvandimwe. Hari ikibazo dufite muri iyi minsi. Reka duhure muri iki gitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Ni amagambo make ngiye kuhasoma mbere yuko nsoma iri somo, kandi twihutira no kugera ku musozo w'iki cyigisho. Duhurire muri Zaburi
duhure muri zaburi y'ijana na cumi, zaburi y'ijana na karindwi. Duhure muri zaburi y'ijana na karindwi. Zaburi y'ijana na karindwi turaza gusoma duhereye kuri uyu murongo wa 18. Hari kuvuga hatya hati: imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikaja. Bakegera amarembo y'iki mwebwe muri gusoma? Bakegera amarembo y'urupfu. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya. Mbese hari igihe umuntu ageramo ibyo kurya akabihugwa kandi bihari anabishaka, abikeneye, ariko kuko bidashoboka, iminwa yaribumbye. Nanjye hari igihe nagezemo rwose ndarwara ndaremba cyane, nuko baje barantamika gakoma, si mwabagabo mwe kakikira hano ku ruhande. Uri kubyumva se buriya? Subwo nari nkiri amagabo buriya, ubwo nari nkiri umugabo buriya. Umugabo bari gusomesha n'amazi gagaca ku ruhande amenyo gafatanye, harya ngo wabakiri umugabo. Yewe we maze isangirira neza ndongera ndazanzamuka. None ubu rwose ndatapfuna ndarya cyane rwose. Ubwo rero narangiza nkagenda ati mwambonye, ati kuko hari igihari kuri konte, wenda n'inzu nziza, nkagenda mu nzira ndi kubyiga abantu, atari kubwo mwambonye rade. Iyo umuntu ari kugenda guca rero nico bisobanuye, ati mwambonye, yari kugenda guca ati mwambonye, ati muzi yuko mfite n'igikuyu buriya. Yewe maze bagahurwa ibyo kurya. Kandi iyo bamaze kubihurwa, ndasomye ngo bakegera amarembo yikira. Reka dukomeze kugira ngo twihutire kurangiza aya magambo ari muri zaburi y'ijana na karindwi. Amagambo akurikiye ari kuvuga ngo 19 maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira hehera. 21. Aho bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yabakoreye. Imana yacyabwa icyubahiro. Wowe yagukuye hehe? Ese ni kuri kakarago? Ese ni muri yanzu y'imbohe? Ese ni kuri bya bitanda byo mu bitaro? Bintu bitatu bikomeye ije utekerezaho. Ereza murayizi? Murayumva gase? Nabaje ngo murayizi, mbona ntabashaka kwemera. Murayumva gase? Ajya harimo abagabo naho bafungirwagamo bambaye n'amakositimu, kandi bakabaganira ibyo kurya kandi wabo biriyo. Yewe we, hari igihe mutekereza ngo umuntu ngo iyo yakoze icyaha gikomeye nibwo afungwaga gusa. Wari uzi ko buriya n'umwana we mushobora kugirana ikibazo, waje kubona ukabona uramukoromekeje uzi ngo uri guhana, ukibona muri gereza nawe wambaye iroza? Birashoboka se? None se ibitaro byo muja mubyumva? Ndabaza ngo murabizi kuko birashoboka ko mutabigezemo, ariko njewe mbigeragamo ndabizi. Abagabo beza bibikwerere, abamama beza nkamwe bafite imitsatsi myiza, baba bari kugaburirwa biciye muri zakira za sonde, bamwe bamunitse amaboko abandi amaguru batabasha kwinyeganyeza. Iwawe biri gutemba, abakozi barimo bari kubirya, naho undi bari kugaburirwa na sonde. Bise murabizi buriya. Noneho hari n'ikindi twasomye ngo imva murazumvaga? Murazumvaga? Kuko nta mwari mwaje ndabizi. Mwari mwaje muri bazima mwebwe. Ariko se buriya hari abazajayo? Kature abazajayo. Kature niba hari abazi ko bazajayo, muzamujye gukora iki? N'abagabo beza bajyaga. Kandi bagerayo abagore barize bahogoye, ariko sindabona umugore wahabaye ngo avuge ngo umugabo namukundaga none nanjye reka mpabe tubajane. Ahubwo hari umugore umwe wabonye umugabo araye mu nzu ye kabiri. Umugabo wari waraciye ibintu rwose, ari umuherwe,
kandi ni uw'Ikigali afite amazu n'amamodoka. Nuko uyu mugabo amaze kuva mu mwuka, ijoro rya mbere araharara, maze buca mu gitondo bazi yuko bari bushingure, imvura iri bwibyukira ku muryango ari nyinshi. Bigeze mu gicamusi, uyu mugore wari wahoze ari gutabaza ari kurira ngo umugabo warapfuye, arangije ahamagara abagabo bari baravuga ati reka ngire icyo mbasaba kandi mucumve, sinshaka yuko uyu muntu yongera kundarira. Izi mwabyumvise ra? Imva namwe mwarazumvishe. Ndimubona agase n'amafoto meza ari kuri ya makaro, muri ya mazu bubakiye, umugabo wambaye costume na karuvati wari ufite n'amafaranga menshi, ariko ari muri metero 2. Ndagira ngo nkubaze, kubera iki utari muri gereza? Kabura aha ngaha. Kubera iki utari mu bitaro? Kubera iki utagiye mumva? Niki umunyezaburi yavuze ngo abo bashimira Imana kugira neza kwayo. Imirimo itangaje yabakoreye. Abagiyeyo bavandimwe nabo ntibabishakaga. Hari benshi bari bafite imishinga nk'iyawe, ariko kuko nta kundi bagomba kubigenza, iherezo ryawo riragera. Birangira gutya imishinga batayikoze. Kuko nawe uyu munsi none hari imishinga ufite uteganya no kugeraho, birashoboka ko ibirayi urimo guhinga utazabirya. Cyangwa iyo uri kubaka utazayibamo, kandi uri kuvuga ngo reka nubake nanjye inzu y'agacurama babone ko nabaye umugabo. Ariko bikarangira utayiryamye mu munsi n'umwe. Igikenewe muri iyi minsi, nsoma ya magambo anari abanziriza isomo risoza, ni igitabo cyitwa Imigani ya Kristo. Mbese ni bande bagitunze? Twagize umugisha muri iyi minsi tubona igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, kirimo imfashanyigisho zose za ya migani Yesu yaciye. Kandi rero iki gitabo ndagifite angana nimara gusoma aya magambo ntiwagikenera byinshi musigire. Si muri kubyumva se buriya? Kuko twebwe naho tugeze dutanga n'inyandiko kugira ngo abana b'Imana barusheho gusobanukirwa n'ibyo batazi. Iki ni igitabo mu minsi izaza kuko gikunzwe, ushobora no kuzashaka ntugakibona. Igitabo cyiza cyane. Muri iki gitabo rero, muri iki gice cya 29 ni igice gisa naho gisoza amagambo muri iki gitabo, harimo igice kivuga ngo gusanganira umukwe. Kugira gutera bavuze ku mugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10 murawuzi? Ngo aba bakobwa 10 bose bagaragaraga nk'abiteguye. Mu gihe cya Yesu iyo ubukwe bwabaga, ngo umusore yavaga iwabo akaja kuzana umugeni amukuye iwabo. Ku rugo rw'umusore rero hagombaga kugira abahasigara bacanye muri. Harimo abakobwa bambaye neza, ari abakobwa 10 batoranijwe kugira ngo uyu mukwe naza bamumurikire maze bamugende imbere bamushagaye. Aba bakobwa rero bitegurana n'abandi. Umukwe agezeyo rero aratinda. Cyamutindije ntabwo cyasobanura umungumu. Icyo nzi cyo nuko nzi yuko ngo igihe cyo gutegereza babonye habayemo gutinda, habamo kuryama. Bagira gute? Barangije bigenda gute? Iyo umuntu yaryamye arasinzira. Sibyo ko muri iyi minsi hari n'abaraga badasinziye, bakanuye amaso ukarinda wakeraho. Kubyumva? Ariko rarukanuye amaso ufite Yesu kubera iki? Ibyo wikoreye udashoboye wabwiza ati ikoreye umuzigo. Urinda wiri guhangaye wikoreye umusozi naho wawugeza. Kubyumva wowe urashaka kureba iriya abana ngo bazabaho bate. Uri kubyumva buri wakoze ibyo usabwa gukora, ubundi Yesu ukaba mushira mu biganza. Karago sanga umuntu ari kurya wapi ntibimufataho. Uri kubyumva nta kiboniye cyo kurya ngo arahangayitse. Ngewe reka nze mabwire numufasha wanjye rabizi, iyo maze gusenga mbwiraga Yesu ngo iri joro ibyawe birakureba. Ingabo zo mu ijuru arizo zikora umurimo wazo kigonera. Nta bindi babinde ubusi nge wundi nakwimarira iki. Undi se ndaranganiye amaso ngo ibibazo biri ku isi nje mbikemure. Mwisi mugira ibibazo isashimwe. Mwisi mugira umubabaro, ariko muhumure nagize gute. Yesu wabivuze se. Yesu urakuraho ibibazo biriho.
igihe rero abakobwa babonaga uyu mukwe atinze ngo bararyamye kandi barasinzira, ariko bavandimwe ikibazo gikomeye cyane, ubwo basinziraga umukwe nibwo yaraje. Iki gitekerezo cyanditswe muri iki gitabo kugira ngo dutekereze ku bijyanye n'imyiteguro yacu. Benshi tuvuga ko dutegereje kugaruka kwa Yesu, ariko imyiteguro yacu ikaba ishobora kuba imeze nk'iy'aba bakobwa ndetse hanyuma yabo. Baranditse ngo aba bakobwa ngo ntacyo wabashinja ukurikije uko bari bateye, bakoraga imirimo nk'isanzwe. Mu rusengero barasasaga, banarakoropaga, bajaga no gusura, yewe bajanaga n'ababwiriza kubwiriza. Ariko ikibazo ni ikihe? Kandi imyambaro bari bambaye yagaragazaga yuko bari bushagara umukwe. Bari bafite ndetse n'amatabaza mu ntoke zabo. Yego, ikibazo cyabaye ikihe? Igihe umukwe yazaga, kuko yazaga ashagawe n'abantu benshi, humvikanye urusaku rw'abantu benshi bavuga ngo umukwe araje. Ariko ikibazo cyariye ku rupapuro rwa 252 amagambo make yandi wasome. Muri uyu mugani rero abakobwa 10 bose barasohotse baje gusanganira umukwe. Bose bari bafite amatara n'amacupa y'amavuta. Amatara n'amacupa y'amavuta bose bari bayafite. Mu gihe runaka nta tandukaniro abo bakobwa bari bafite. Niko biri no kwitorero ririho mbere yo kugaruka kwa Kristo. Niko biri no mu gihe cy'itorero cyangwa se igihe itorero ririmo ryo kugaruka kwa Kristo. Amagambo akomeye cyane. Abantu bagereranywa n'abakobwa b'abapfu sindyajya abavandimwe, bita ku kuri, bashigikira ukuri kandi bakita ku bakwemera, ariko bo ntibemera kwitanga ngo bakoreshwe na Mwuka Wera. Twemera kugira gutera ngo bakoreshwe naki? Na Mwuka Wera. Niho nari ngendereye ngo bakoreshejwe na Mwuka Wera. Ntibaguye ku rutare ari rwo Kristo Yesu ngo bemere ko rushenjagura kamere yabo ya kera. Magambo akurikiye uzayisomere. Abizera dukeneye ikintu kimwe gusa muri iyi minsi, dukeneye Mwuka Wera. Baragaye Mwuka Wera ngo ishenjagure kamere zacu. Kuba mu nshingano zo kuba umukuru w'itorero, kuba mu nshingano zo kuba umudiyakoni, kuba mu nshingano zo kuririmba abantu bagafashwa bakagukunda, kuba mu nshingano zo gukora indi mirimo mu rusengero no hanze y'urusengero. Ariko ibyo ukora utabiwe na Mwuka Wera, ndagira ngo nkubwire yuko ubarirwa muri aba bakobwa b'abapfu. Kandi ijwi ry'umukwe ryumvikanye ntabwo wamusanganira. None se ni bande bemera kuyoborwa na Mwuka Wera muri uyu mwanya? Mwuka Wera tumanukire, adutere gutsindwa kwa kamere zacu, ahubwo atwereke icyo twakora mu gihe gisa n'iki ngiki, bidutere kuba abakobwa b'abanyabwenge. Yesu natunguka ku bicu azaduha ubugingo buhoraho. None se Imana ibaha umugisha ko tubyemeranyijeho. Iri somo dusorezaho muri iyi Zaburi y'116 ni umurongo mukunda gusoma cyane. Iyi Zaburi y'116 irimo kutubwira itya iti kuri uyu murongo wa 12, dukurikije ibyo Yesu yadukoreye, ukurikije aho Yesu yagukuye, ukurikije uyu munsi uburyo Yesu akigufiteho umugambi. Uyu munyezaborere kubaza ngo none ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwituriye. Mwene data uri muri abateraniro, kuko nabibabwiye iminsi turimo ni injyana muntu. Imana ikeneye abakozi, abagabo bitanga. Igitabo cyitwa umurimo wa Gikristo uzasoma ku rupapuro rwa 83 ku isaso yo hagati. Umuja w'Imana yaranditse ngo ntabwo abantu bazanyerera ngo bibone mu ijuru. Yesu ashimwe. Kuko ushobora kunyerera ukibona aho utatekerezaga nawe utashakaga, wari uri mu nzira. Ijuru si uko rimeze. Ntabwo abantu bazanyerera ngo bibone mu ijuru. Ayo magambo aratangaje cyane. Ahubwo bazajya mu ijuru n'abitanze mu murimo wa Data, bagize icyo bakora kugira ngo abandi bakire.
nacyo twahamagariwe. None se ibyo Uwiteka yagukoreye muri uyu mwanya mu bushobozi bwawe uramwitura iki? Bayobozi bakuru y'itora umuhagariye umukumbi, uyu mwanya tugezemo ni umwanya twinjiyemo, ngira ngo buri wese atekereze ku Imana yamukoreye aho ijuru ryamukuye, kugira ngo tujyanemo neza, tujye mu bwitange. Reka mbe ndetse kuvugira muri mikorofone, kuko ibi ni ibyacu, tujye mu bwitange. Murabyemera? Ababyemera ni bande? Ko bamwe mutari kuzamura. Ababyemera ni bande? Imana ibahe umugisha. Ubwo Yesu umwami wacu igihe yari kumwe n'itsinda ry'abigishwa be ndetse n'abandi yari yirwanye nabo ababwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, Yesu wananirwaga kuko yari yambaye akamero k'umuntu, Yesu wasonzaga nkatwe, Yesu nawe wageraga igihe akaruhuka kugira ngo yongere agire gutekereza neza kuko yari yambaye ubumuntu. Aho tuza guhurira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko muri iki gice cya 5, aho tuza gusoma kugira ngo tubashe kumva neza. Mwene data uri muri aya materaniro, ndagira ngo umenyeshe yuko ikintu cyose cyahawe iherezo ryacu. Birashoboka ko aya materaniro waba urimo ashobora kuba ariyo materaniro ya nyuma, ushobora kutabyumva neza, ariko kuko isi iri mu bihe bigoye kandi bukaba buca bwacanye ayandi, birashoboka ko aya yaba ariyo mahirwe ufite uyu mwanya. Saba mwuka w'Imana rero ngo agufashe kumva neza, kugira ngo wumve icyo usabwa mu gihe gisa n'iki ngiki. Mu minsi yashize hari mwene data umwe ubwo hari